Ingingo. Impinduka zikoranabuhanga ku buzima bwacu bwa buri munsi. Ibice by ikiganiro. Wanu, isang iza ri ikibazo. Muri iki gihe, ikoranabuhanga ririmo gukataza cyane. Kugera kuri smartphone, imbuga nkoranyambaga na tekinoloji zigezweho byagize uruhare runini mu buzima bwa buri munsi. Ubu hari ikintu kimwe cy'ingenzi kigeze kugaragara. Ese ikoranabuhanga ryadufashije cyangwa ryatugize abakoresha bikorwa gusa? Impinduka mu mibanire y'abantu. By'umwihariko, dushobora kubaza niba ikoranabuhanga ritagabanya imibanire y'abantu. Nubwo bimeze bityo, birashoboka ko imbuga nkoranyambaga zifasha abantu guhura no kwagura inshuti. Ariko ku rundi ruhande, birumvikana ko hari n'ingaruka zayo mu buryo bw'umubano bw'abantu. Kuba abantu baba mu gihe cyo kuganira bamarana amasaha menshi mu gukoresha interineti. 3. Ikoranabuhanga mu kazi no mu mayigire. Mu kazi, ikoranabuhanga rikomeje gufasha mu kugabanya imirimo isaba imbaraga, kandi ku buryo butunguranye byatumye abantu bagira igihe kinini cyo gukora ibindi bikorwa. Mu miyigire, tekinoloji nka e-learning na AI bigira uruhare mu gutanga amahirwe menshi yo kwiga no gusoma ibitabo bidasanzwe, ariko hari n'imbogamizi zo kuba abanyeshuri babura guhuza n'abigisha. Nkuru, ingaruka z'ikoranabuhanga ku buzima bw'umubiri. Birashoboka ko igihe kinini twamarira imbere ya mudasobwa cyangwa telefoni bishobora kugira ingaruka ku mubiri wacu, nka kurwara amaso cyangwa kumva tumeze nk'abadashyigikiwe mu myitwarire. Icyakora, hariho n'uburyo bushya bwo guhangana n'izi ngaruka, nko gukora imyitozo ngororamubiri yoroheje cyangwa gufata akaruhuko igihe cyose. 5. Ingaruka za ikoranabuhanga ku buzima bw'umutwe. Kubera igihe kinini abantu bamara ku mbuga nkoranyambaga, hari abavuga ko ibi bayateza ibibazo mu mitekerereze, bikaba byanateza stress cyangwa ubwoba. Hariho inyigo nyinshi zigaragaza ko gushyira igihe ku bintu byiza byoroshye, nk'imikino cyangwa gusoma, byafasha abantu kubungabunga umutwe wabo no kumva bafite ihumure. 6. Umwanzuro. Muri rusange, ikoranabuhanga rifite ibyiza byinshi, ariko kugira ngo rirusheho kugirira akamaro, ni ngombwa gukoresha igihe neza, gutekereza ku ngaruka zaryo ku buzima bwacu no kugira ubushake bwo gukora impinduka nziza mu buryo dukoresha ikoranabuhanga. Iyi ni Pazho TV kandi subscribe ujye ubona n'izindi video nyinshi zigufitiye akamaro.